ku bantu bajya bibaza ngo irondo ry'umwuga rimaze iki cyangwa se rikora ute. Irondo ry'umwuga ni urwego rw'umutekano rwatorewe mu mudugudu rugahabwa ububasha ndetse n'amahugurwa ku rwego rw'igihugu. Akamaro k'urwego ry'umwuga ni ugupaturinga mu mudugudu, bageza kuba bakumira ibisambo ndetse bakaba banatabarira hafi ubatabaje. Bakaba ari abunganizi ba RIB, polisi ndetse na daso ndetse n'izindi nzego z'umutekano zose muri rusange. Akamaro k'urwego rwo kugira ngo umutekano w'igihugu wiyongere ndetse n'abaturage muri rusange, akaba ariyo mpamvu ryatorewe mu midugudu bagahitamo abantu bizeye cyangwa se babizerwa. Ushobora kwibaza ngo ese irondo ry'umwuga iyo rigiye gutora cyangwa se rigiye kwangaja rigendera ku ki? Mbere na mbere baka icyangombwa cy'imico n'imyifatire ivuye kwa mudugudu, bakaka icyangombwa cy'uko utakatewe n'inkiko. Ni ukuvuga ngo iyo wakatiwe n'inkiko ntabwo wakora mu irondo ry'umwuga, kubera yuko irondo ry'umwuga rikuramo inyangamugayo. Ku muntu wibaza ngo ese ubundi rihembwa gute? Muri bije y'igihugu irondo rihembwa n'abaturage, ibyo akaba ari bije bashyizweho n'irondo ry'umwuga bizewe. Ubundi mu cyongereza irondo turyita ba professional battle cyangwa se P.N.P. Niba wishimiye ibi ngibi cyangwa wumva unyuzwe cyangwa utananyuzwe nabyo, wakandika muri comment kuri subscribe Rwego tu ubona kuri TikTok nayo ni Rwego tu.